Mwayibonye rero amagufunguro ya mu gitondo yakagombye kuba ameze gutya, ufite kafe, ufite umugati igira ikaranze impande zombi, ukarya neza mu buryo bwihuse mu minota 5 gusa, byose biba birangiye. Umugati uba urimo hano, reka mbereke. Urabona ko uyu mugati wamaze kuba brune, reba ukuntu usa, wamaze guhindura ibara. N'uyu nguyu nuko nawe wahinduye ibara, nturebe ukuntu wamaze guhindura ibara ku isahani. Uyu rero bimaze guhindura ibara gutya ku isahani, nabwiye ati cyo ngomba kubigisha ngewe ni guteka vuba vuba. Neza kuko rero igi niba ari ukurikaranga mu mpande ebyiri, ubu icyo ngiye gukora ni iki hano kuri iyi pano yacu. Icyo ngiye gukora kuri iyi pano yacu, ngiye gufata, murabona kuko umuhondo wayo uri hejuru, ubwo ngiye gufata iri ngiri gutya, ngiye kurifata gutya, muraribona. Noneho ndihindure, muraribona. Noneho ndihindure ndigire gutya, kugira ngo bibe rikaranze mu mpande, umweru n'umuhondo byose bibe bikaranze. Naha ngaha ndihindure gutya, murabibona ko ndarihinduye. Ubu ngubu ngiye kongera kurishyiraho byibura amasegonda 30. Biraba riba ubu rero ni mwaramutse. Ubu ni mu gitondo, tugiye gutegura ifunguro rya mu gitondo. Murabona tugeze hano mu gikoni cyacu, tugiye gutegura umugati, murawubona, n'amagi. Ubu tugiye kureba umugati, cyangwa se tugiye gutegura umugati na kafe. Kafe nayo murayibona hano, amagi murayabona. Imigati ya kafe yacu nanjye nkunda kuvuga ngo ni kafe ivura amavunane. Ubu ni mu gitondo, tugiye gukora kafe n'umugati hano kuri Gubwa Neza rero TV. Dufite ibikoresho byose, dufite amata, turayakora ya kafe ikoreshwa amata, ikoreshwa amata. Naravuze ngo ni kafe ivura amavunane, mu zindi ndimi z'amahanga bayita cappuccino. Niyo kafe tugiye gukora. Dufite rero na butter, cyangwa se ibirungo by'umugati. Umugati turabanza tukawufata, tugashyushya. Iyo turi gutegura igaburo rya mu gitondo, ipano turayishyushya, umugati tukawushyiraho smoke. Umugati turabanza tuwuhindure ube brown. Navuze ko uyu munsi mu gitondo ndabegezaho ifunguro ryihuse, tutarengeje iminota mike cyane. Igihe uri kwihuta ujya ku kazi, iri ni ryo funguro wategura ku buryo bwihuse. Iyo ufite amagi n'umugati, kandi ukaba ufite n'amavuta ya buto. Kafe nayo ni iyi murayibona. Umugati rero ubanza ukawusiga butter gutya, mu gihe utegereje ko ipano yacu ishyuha. Ubwo kafe nayo niko yitegereje ko ishya. Kafe nayo ubwo niyo irahita ikurikiraho. Uyu mugati rero umaze kuwushyiraho butter, ntabwo ko icyacu umugati cyo tuwukorera ni ukuhindura ibara gusa, nta kindi. Buri kintu gikurikiraho ni ugukora kafe. Kafe rero tuyikoresha hano, murakabona akangaka. Dore imashini ya kafe n'iyi ngiyi narayiberetse. Ya kafe yacu ya mu gitondo ituma umuntu yirirwa adasinzira. Iyo mu gitondo ugiye kurya igaburo rya mu gitondo, biba byiza kurya igaburo rituma wirirwa mu by'ukuri umeze neza. Akangaka rero ni akagero ko gukoresha kafe. Ntakoresha nyinshi rero, ushyiramo kafe ingana nka gutya mo hano. Noneho iyo urangije uba ufite akantu ko kuyitunganya neza. Iyi mashini iyo uyiguze izana nako nta gutsindagira cyane, ni nko kuyiringanizamo neza ikamera neza. Ntabwo kuko turi gutegura igaburo ry'amavunane. Iyo uri gutegura kafe ugomba kwibuka igihe cyose uri gutegura kafe, ni ngombwa ngo ugomba kwibuka kuyipfundikira. Ubwo rero ya kafe yanjye nayo ibikoresho byayo, dore umwe ndayishyira ni aha ngaha. Ako ndakoresha amata kugira ngo amata aze kuzana ifura. Aya ni amata, ni ugukora ifura y'amata. Uko bimeze murabona, kafe namaze kwishyiramo hano, nyishyiramo hano muri mashine ya kafe yacu hano. Ubwo ngubwo mashine nkayicomeka ku muriro. Ni ngombwa ngo iyi kafe nk'iyi ngiyi, ni ngombwa ngo ukorera ahantu hari amashanyarazi. Ni ngombwa ngo ukorera ahantu hari amashanyarazi. Murabona ko ya pano yacu rero
yamaze gushyuha, murabona urushinge rero rw'imashini birasaba ngo ruzamuke rubanze rugere muri dogere 100, kuko hano inyuma hari amazi muri iyi mashini. Aya mazi rero imashini irayacanira akagera kuri dogere 100, noneho akaza kumanukiramo hano muri aka gakoresho ka kafe. Murabona kuko hano ni pano yanjye rero nayo yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko yagize nshyiraho utuvuta duke cyane twa buto, ntabwo kuko ari igaburo rya mu gitondo turi gutegura. Utungutu turahagije, murabona ni nk'utwo kuyoza, ni nk'utwo koza ipano kugira ngo ipano itaza ize kuba imeze neza. Noneho mpita ko nzimye umuriro rero kugira ngo umuriro utaza kubamo mwinshi, ngashyiramo wa mugati kugira ngo tuwuhindure ube bune cyangwa se ube umuhondo. Icyo dukorera uyu mugati hano ni ukuhindura ibara. Umugati uba urimo hano, reka mbereke. Urabona ko uyu mugati wamaze kuba brune, reba ukuntu usa, wamaze guhindura ibara. N'uyu nguyu nuko nawe wahinduye ibara. Nturebe ukuntu wamaze guhindura ibara ku isahani. Uyu rero bimaze guhindura ibara gutya ku isahani, nabwo ati cyo ngomba kubigisha ngewe ni guteka vuba vuba igaburo rya mu gitondo. Umugati w'umweru biba byiza yuriye wabanje guhindura ibara. Geze mu mwanya wo gukaranga amagi, wihere ijisho uburyo ki ushobora gukaranga amagi nabwo mu munota nabwo, kuko iyo umuntu ari gutegura igaburo rya mu gitondo akoresha umwanya mugufi ya cyane. Dore igi ndarifata nkarimena, igi urarifata ukarimena ukarishyiramo gutya. Urumva ngo ndafata n'irya kabiri ndishyiremo nabyo gutya. N'iryagi ugiye kubereka igi rikaranze mu mpande ebyiri. Ubwo neza kuko rero igi niba ari ukurikaranga mu mpande ebyiri, ubu icyo ngiye gukora ni iki hano kuri iyi pano yacu. Icyo ngiye gukora kuri iyi pano yacu, ngiye gufata, murabona kuko umuhondo wayo uri hejuru, ubwo ngiye gufata iri ngiri gutya, ngiye kurifata gutya, muraribona. Noneho ndihindure, muraribona. Noneho ndihindure ndigire gutya kugira ngo bibe rikaranze mu mpande, umweru n'umuhondo byose bibe bikaranze. Nahangaha ndihindure gutya, murabibona ko ndarihinduye. Ubu ngubu ngiye kongera kurishyiraho byibura amasegonda 30, riraba ribaye neza. Ngiye gukora kafe. Urumva kafe irasohokeramo hano. Ubwira bati tugomba kurya neza uko byagenda kose. Iryagi ryacu rero tugumya naryo kuricunga ko ritagira kafe, ntabwo agomba kuvamo nyinshi. Iyi ngiyi irahagije, ubwo duhita ko tuza ku rundi ruhande. Igi ryacu rero rikaranze ku mpande zombi, turarifata tukarikuraho. Ahangaha ndaribazanira ndibereke, murabona uko rimeze, murabibona uko rihagaze hano gutya. Iryi rikaranze mu mpande zombi, reba nawe hano usanga ryahinduye. None ndarifata gishyire kuri wa mugati wacu, kuri buri gipande cy'umugati ngishyireho igi rimwe. Murabibona kuri Gubwa Neza TV rero, murebe ni amafunguro ya mu gitondo muba mugomba kurya ku buryo bwihuse. Umugati igi rikaranze impande ebyiri, niba bavuze ngo ni igi rikaranze impande ebyiri, ugomba kumenya ngo ni igi rikaranze ku mweru no ku muhondo, rikaba ariko mbyita umweru n'umuntu cyangwa se umubiri n'imbere, rikaba rikaranze kandi ukarekera ku mugati nawo umaze guhindura ibara. Murabona ari umugati n'igi byose birasa, ngira ngo murabibona. Ari umugati ari n'igi byose birasa. Ya mata yacu ngaya, aya mata yacu turayashirisha muri aka ngaka kugira ngo ize kuba ari kafe imeze neza. Kafe nayo rero nayo ubwayo yakozwe muri iyi mashini, ibimeze nk'iyikoreye amata. Ubwayo kafe, reka nze mbereke kafe. Ubwayo iyi kafe muyirebe, ubwayo wagira ngo irimo amata kandi nta kintu kirimo. Amata nyashyushye, iyi mashini nayo ishyushye amata. Hano kuri Gubwa Neza rwose TV muzahigira ibintu byinshi cyane.
rero ya mata yacu iyo amaze kugira yamaze kugushya neza umuntu uyacunguramo gakeya noneho ukazana ya kafe yacu hano ukayashyira muri ya kafe yacu ntabwo kuko ugashyiramo neza gakeya ukareba so ngaho rero ihere ijisho. Mwayibonye rero amagufunguro ya mu gitondo yakagombye kuba ameze gutya, ufite kafe, ufite umugati igira ikaranze impande zombi, ukarya neza mu buryo bwihuse mu minota 5 gusa byose biba birangiye. Kafe, umugati wahinduye ibara, igira ikaranze impande ebyiri, ugahita kurya wihuta mu minota 5 ukabura ibiryo byiza biratuma ushobora kwiriza umunsi wose udashonje kandi utagize complication n'imwe. Ni ibingibi rero reka mbabwire ngo bon appétit mu gitondo. Iyi ni petit déjeuner mu gifaransa cyangwa se breakfast. Good breakfast. Mwayibonye kafe, umugati n'amagi akaranze impande zombi, muryoherwe.